Nyaminani Alexandre na mugenzi we nawe witwa Nyaminani Randuwari bateze kurira igiti cya avoka bakagwa hasi bavuga ko uza kubishobora agurira mugenzi w'icupa. Nyaminani Alexandre abigerageje yitura hasi ananirwa kubyuka. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyagisozi, Kagari ka Mahembe, Murenge wa Byimana, aho Nyaminani Alexandre wapfuye yari afite imyaka 42, naho uwo bateze witwa Nyaminani Randuwari yari afite imyaka 36. Bamwe mu baturage bari hafi y'aba bagabo bavuga ko aba bombi bari inshuti z'akadasohoka kuko buri mugoroba babaga bari kumwe basangira icupa. Bavuga ko Nyaminani Alexandre ariwe wabanje gusimbuka hejuru y'igiti cya avoka yitura hasi, bategereza ko yeguka biranga. Umwe yagize ati Nyaminani Alexandre yasimbutse bategereza ko abyuka biranga. Bavuga ko bavuze ko abaturage babirebaga bahise batabaza inzego z'umutekano ndetse ubuyobozi bw'umudugudu bumujyana ku kigo nderabuzima cya Byimana kugira ngo yitabweho, birangira ashize mu mwuka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru ko iyi nkuru ari impamo, gusa avuga ko abo bagabo bagerageje gukora ibyo basinze kuko babanje kunywa inzoga barazihaga. Ati hagana saa 2 za nijoro aba bagabo bombi bari basinze bibereye mu gasantere batega kurira igiti ngo ubishobora agurire mugenzi we icupa, ariko birangira ishami ry'igiti rihanutse agwa hasi arakomereka. Umuvugizi kandi akomeza avuga ko batabaje inzego z'ibanze na polisi bamugejeje kwa muganga arapfa. Akomeza avuga ko Nyaminani Alexandre akimara gupfa polisi yahise ita muri yombi Nyaminani Randuwari imushyikiriza inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo zikore iperereza. Ubu tuvugana Randuwari ari muri RIB. Bushuti kuribaza uribaza kweri abende baba ngo umwana urenzwa umva abo bahaze icupa irabongoza ajya kurira igiti ati dusimbuke tugwe hasi. ariko ni ibintu bibaho wenda banga busibye ko banabikoze basinze banyweye agacupa, ariko ntabwo ari ubwa mbere twaba twumvise abantu bateze ikarangira umwe nabi. Ndi benshi bategera inzoga cyane cyangwa se amafaranga sikora ikindaguha yakora iki byeruye imare n'uyimara udakuye ku munwa akayimara yimaze cyane. Bagategereza ko yongera gukurura umwuka ngahumeke bikanga kagorana. Aboneka abantu hano bagiye bibuka ko ubuzima twahawe ari bumwe, ntabwo hari ubundi bwa kabiri. Ntabwo hari ubundi bwa kabiri kabisa, niyo mpamvu tugomba kwitwararika. Yego ngo ukaba ni muri ruhango ikindi bako hari porogaramu yagiye kuza zagifasha abacuruzi kugabanya imyenda amadeni. Abacuruzi benshi bagitangira bakunze kugorwa cyane no gukora ubucuruzi bwunguka, kuko usanga hari ubwo batanga ibicuruzwa byabo ku madeni ariko abayafashe ntibabishyure. Ibyo bishobora gutuma uri gukora ubucuruzi ahura n'igihombo gikomeye, gishobora no kuganisha kuba yafunga ibikorwa bye by'ubucuruzi. Rero hari ikigo cy'Abanyarwanda cyakoze ikoranabuhanga rizajya ryifashishwa mu kugenzura no gukurikirana imyenda abacuruzi batanze ku baguzi babo binyuze muri porogaramu ishobora gushyirwa muri telefone cyangwa muri mudasobwa yiswe Trust Me cyangwa se Nyizera. Ni porogaramu ishobora gufasha mu kugabanya abarya imyenda batazishyura, kuko mbere yo gutanga umwenda
umuguzi n'umucuruzi bagirana amasezerano ashobora no kuzifashishwa mu nzego z'ubutabera nubwo aba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntibisanzwe mu bice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko mu bacuruzi bo mu bice bituwemo usanga batanga amadeni ku bakiriya babo, rimwe na rimwe bakandika mu makaye cyangwa se ntibanabandika ati turaziranye, wa undi wizeye akaba ari we ukwatse kurangiza kabisa. Uriya uzarebe n'umuntu hari n'abantu batinya kwishyuza tu cyane, nakumva nyine bimuteye isoni kandi amafaranga araye, none araye ariko kumva bitakubwira ati ariko amaye ya mafaranga yanjye, amaye ibiceri byanjye, agakomeza akavuga ati reka wenda azibwiriza ntegereze mu cyumweru gitaha. Yitwa Amajyambere Philibert, ni umwe mu bakoze porogaramu ya Trust Me, yagaragaje ko kuyitekereza byari bigamije gufasha abacuruzi kwirinda ibihombo bituruka ku myenda itishyurwa, kuko bikwiye no kugabanya amakimbirane ashobora guturuka ku mafaranga. Ati ifasha abacuruzi mu gihe bagiye gutanga amadeni ku bakiriya babo, kuko hari ikibazo ko abacuruzi igihe batanga imyenda ariko ugasanga ntiyishyurwa kubera yayahaye abantu benshi. Porogaramu ya Trust Me icyo igufasha nuko niba umuntu ubona ko ugomba kumuha ideni, umusaba ko arisabira muri iyo, noneho twebwe tukagaruka mu gihe cyo kwishyura, aho tumenyesha wa muntu kugeza igihe yemeye kwishyura. Iyo yanze kwishyura kubera ko cya gihe yuzuza ibisabwa bisa naho yakoraga amasezerano, twebwe dufata ya masezerano tukayatwara mu nzego bireba kugira ngo dufashe wa muntu watanze imyenda. Ako byaba ari sawa.